bamwita Juno Kizigenza, umwe mu basore bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, gusa ariko nanone babahanga bamaze no kubaka izina mu muziki wo mu gihugu cy'u Rwanda. Yongeye kuba inkuru ku bitangazamakuru bitandukanye, abantu benshi bakomeje kumugarukaho cyane. Ni nyuma y'uko yari yitabiriye imikino ya bare iri kubera hariya muri BK Arena, imwe mu mikino iri kwitabirwa n'ibyamare bitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda. Murabyibuka mu minsi yashize His Excellency ndetse na Madame we First Lady ni bamwe mu bantu bari baje kureba ino mikino iri kubera hano muri BK Arena. Gusa ariko ntabwo ari bo gusa, n'ibindi byamare mu ngeri zitandukanye bari bahari cyane. Gusa ariko Juno we yongeye kuba inkuru. Ushaka kwibaza uti ese byagenze bite, byaturutse kuki? Juno imyambarire ye hariya muri BK Arena yongeye kuba inkuru ikomeye cyane nyuma y'uko agaragaye mu buryo budasanzwe. Ndagira ngo tubyinjiremo neza, gusa ariko reka nkwikaze muri ubu buryo. Nari maze kubigaruka mbikubwira nti imikino iri kubera muri BK Arena hariya, irushanwa rya bare irakomeye cyane kuko iri kwitabirwa n'abantu mu ngeri zitandukanye, haba ibyamamare, abantu bari mu nzego za leta cyangwa se mu myanya ikomeye ya politiki. Gusa ariko Juno we nk'umwe mu bahanzi bari batendinze iriya show cyangwa se iriya mikino iri kubera hariya, abantu benshi bongeye kumugarukaho cyane bavuga bati Juno ni igitangaza, ntajya yiburira. Gusa ariko nawe uraza kunkundira umanuke muri komanteri uze kumbwira ese ino myambarire ya Juno urayivugaho iki cyangwa se urayibona ute, kuko abantu benshi hari abari kubifata neza ndetse hari n'abari kubifata nabi bavuga bati ntago bikwiye. Gusa ariko abandi bakavuga bati ni umuhanzi, icyo bita udushya ndetse na innovation bigomba kubaho. Gusa ariko Juno Kizigenza nk'uko uri kubireba, uwo muntu bahagararanye umwe mu bantu ntabwo nabashije kumenya izina rye cyangwa se nkunze kumutahura neza. Gusa ariko ni umwe mu bantu bari kuganira hariya nyuma y'uko iriya mikino yari irangiye. Juno rero mu kugaragara yari yambaye ipantaro, gusa ariko inyuma y'ipantaro hariho igisa n'ijipo. Nicyo cyakomeje kuba ikibazo, abantu benshi bibaza bati ese ino myambarire yo bita Juno Kizigenza yo ni bwoko kimwe wakagira imana mwe ko Juno azana udushya azazana n'ibizakora ibitangaza cyangwa se bigasiga amateka atabaho. Juno rero kugaragara muri ubu buryo abantu benshi bamugarutse bavuga bati Juno ahangaho dukoreye agashya. Gusa ariko ni imwe muri video ya trendinze cyane ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga dukoresha nka Facebook, Instagram cyangwa se TikTok. Murabizi yuko izi mbuga zizamura stories zikagenda zikaba nini cyane ndetse zikaba nini ku bitangazamakuru ndetse n'abantu benshi bakazigarukaho cyane. Gusa ariko Juno n'ubwo buryo yagaragayemo. Gusa ariko nkwibutse ko no musore mu minsi yashize yatangaje yuko hari ibitaramo ari gutegura bizamuhuza n'abafana be muri rusange. Ibyo bizaza bikurikira mu minsi yashize murabizi yuko yabishyize ku mbuga ze. Ni igitaramo yakoze cyitabiriwe n'abahanzi bamufashije mu muziki we ndetse na benshi bagiye bamuba hafi mu bihangano bye bitandukanye, harimo Ken Soul, Ariel Ways, harimo ndetse n'uwo bita Butera Knowless. Ni igitaramo rero no musore yari yateguye ari kwishimira imyaka isaga 5 amaze mu muziki. Juno murabyibuka n'umwe mu basore bamaze kugera ku bikorwa bitandukanye hano mu muziki wo mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umwe mu basore bamaze kubaka ibigwi bitewe n'uburyo yagiye akora ibintu bikomeye cyane. Ni umwe mu basore bagiye batanga competition mu muziki. Murabyibuka no musore yafashijwe n'uwo bita Bruce Melody Tahiwacu ubwo yamwinjizaga mu yo bita igitangaza. Iyi rebo yaje yisangamo bita Ken Soul, nawe wari umaze gutandukana na bagenzi be mu yo bita Yemba Voice. Abasore bahuriye hamwe, Bruce Melody arabafasha mu ndirimbo zitandukanye. Mu byibuke Juno mu ndirimbo bita Mafomira cyangwa se yo bita Solid, ni nimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane. Uyu musore w'umunsi ku munsi yagiye azamura izina ndetse aranakundwa cyane. Gusa ariko ntibyaje gutinda, yaje gutandukana n'uwo bita Bruce Melody, amasezerano ndetse n'igihe cyo gukorana bari bafitanye kiza kurangira. Nyuma yuko kirangiye Juno Kizigenza yaje gutangira umuziki ku giti cye, arakora cyane, arapushinga kugeza aho yagiye akundwa, aragenda agira izina rikomeye. Murabyibuka yuko uyu musore yabashije gushyira hanze EP ye yise Ibiro Bitanu. Ni EP yari indirimbo nyinshi zigera muri 5 n'ubundi. Gusa ariko zakunzwe cyane ndetse n'abantu barazishimira cyane bitewe n'uburyo ari indirimbo zakiriwe neza muri rubanda ndetse bijyana n'uburyo yari ari mu rukundo n'uwo bita Ariel Ways. Murabyibuka urukundo rwabo rwari ruri kugurumana, indirimbo zitandukanye zabo zagiye hanze. Izo ndirimbo zikimara kujya hanze murabyibuka ari indirimbo bita Aracyagwa, indirimbo yafatanyije na Ariel Ways mu mashusho. Murabizi nayo ni imwe mu ndirimbo zari zigize iriya EP. Gusa ariko Juno umunsi ku munsi yakomeje kuzamuka, akorana collabo n'abahanzi batandukanye, harimo bita Ish Kevin ndetse umuhanzi nka Bushari ndetse n'abandi benshi batandukanye. Gusa ariko no musore yaje gushimangira ubuhanganye ndetse no gukomera ubwo yashyiraga hanze icyo bita album yo bita Yaraje. Ni imwe muri album kugeza kuri uyu munsi benshi bemeza yuko
nta yindi alubumu izayisumba muri alubumu abanyarwanda bari gushyira hanze keretse uzazana udushya. benshi bamaze kuyihebera kuko nimwe muri alubumu yari iriho hiti, ndetse ari alubumu yari iriho indirimbo ziryoshye, nkwibutsa nk'indirimbo bita mama, indirimbo bita yaraje n'ubundi yitiriwe alubumu, indirimbo bita imwe mu ndirimbo yahuriyemo n'uwo bita Bruce Melody ndetse n'uwo bita Kenny Solo, indirimbo nziza cyane yakunzwe. gusa ariko ni indirimbo nyinshi hariho amakorabo, hariho nk'iyo yakoranye n'uwo bita Bulldog, ndetse nyuma baje no kongera gukora indirimbo bita Puta, gusa ariko hariho n'indirimbo yakoranye n'uwo bita Knowless, ni indirimbo nyinshi cyane ziri kuri alubumu. rero uko Juno Kizigenza yagendaga kuri umunsi ku munsi, ni umwe mu basore bagiye bandika amateka. nkwibutsa yuko buriya uwo bita Juno Kizigenza afite amateka atari yakorwa n'undi muhanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko Juno nyuma yuko yinjiye mu muziki ni umwe mu basore bafite amateka. mu myaka ye 3 ya mbere niwe muhanzi ufite agahigo ko kuba yarasohoye indirimbo nyinshi bitari byakorwa n'undi muhanzi wese mu gihugu cy'u Rwanda. gusa ariko ibyo ntabwo ari byo twatindaho. Juno uko yagendaga atera imbere umunsi ku munsi niko abantu bagiye bamukunda mu bitaramo bitandukanye ndetse no mu bihembo bitandukanye, n'umusore akagenda byegukana. gusa ariko ejo bundi nibwo yarimo arishimira imyaka 5 amaze ku muziki. gusa ariko abenshi bavuga bati byari bikwiye yuko aserebura ino myaka, kuko iyo myaka 5 ye Juno yayikoresheje neza, ibikorwa byiza biryoheye amatwi, umuziki mwiza nkuru yagiye aha abantu umunsi ku munsi, n'ibintu bigaragaza yuko n'umusore agomba kwishimira iyo myaka 5. abenshi batangiye kugenda bamugereranya n'abandi bahanzi batandukanye nko bita Kenny Solo, gusa ariko bigaragara ko Juno yamaze kumurenga cyangwa se yamaze kumutambukaho yamusize, kuko unyerukiye ku mbuga nkoranyambaga zabo nka Instagram cyangwa se TikTok hose uyu musore yamaze kumusiga, haba ku mubare w'abamukurikirana icyo twita aba followers, ndetse niyo tugeze kuri YouTube tukareba indirimbo zabo zarebwe cyane. Juno Kizigenza ari umwe mu basore bazi imbere. gusa ariko ntago ari aho ngaho twabihuza gusa ariko no mu mikoranire Juno Kizigenza ari umwe mu basore bashimirwa n'abantu benshi gukorana n'abahanzi bita abaraperi. ibi bintu nabigarutseho muri post zo mu minsi yashize mvuga nti Juno Kizigenza n'umwe mu basore afite amateka yo kuba yarakoranye n'abaraperi benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, bijyanye no kuba bafitanye n'umubano ukomeye. murabyibuka yasohoye indirimbo ari kumwe n'uwo bita Ishkevin, bidatinze akorana n'uwo bita Bruce the First. gusa ariko bitanatinze n'umusore bita Juno Kizigenza yaje no kugaragara mu ndirimbo bita remix y'iyo bita bwebwebwe, ni indirimbo y'uwo bita Bruce the First yari yarabanje gusora version yayo ya mbere, gusa ariko akoze remix uwo bita Juno Kizigenza nayo ayigaragaramo. n'umwe mu basore afite umubano ukomeye n'abahanzi bita abaraperi, nk'uko maze kuzigaruka izo ndirimbo zose. n'umwe mu basore wagiye ufatanya nabo, murabyibuka yigize no guhurira mu ndirimbo irimo ba Ishkevin ndetse n'uwo bita Barasine ndetse n'uwo bita Negji de General, ni indirimbo bita Waki Waki. Juno Kizigenza ari umwe mu basore bagaragaza imikoranire ihambaye cyangwa se ikomeye n'abandi bahanzi bakora injyana zitandukanye nka hip hop cyangwa se rap. gusa ariko muzarabicunge mu ndirimbo ye bita Kizigenza yagize gusohora, n'umwe mu basore yararimo muri video ye, yararimo nabo bita ba Kelly Shot cyangwa se na Ishkevin. bigaragara yuko Juno Kizigenza n'umwe mu basore bagira abantu bamushyigikira, n'umwe mu basore bafitanye umubano ukomeye cyane n'abaraperi. gusa ariko uno munsi abantu benshi bamugarutse bavuga bati ese imyambarire yo bita Juno ugira udushya twinshi, haba mu ndirimbo cyangwa se mu ma interview ndetse n'ibitaramo ategura. iyi myambarire ni bwoko ki? iyi fashion rwose yabavugishije. gusa ariko Juno ngaruka no ku bindi bikorwa bye bitandukanye. murabyibuka yuko Juno yari amaze iminsi akubutse mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yitabiriye n'umwe mu mikino w'ikipe bita PSG mu rwego rwa Visit Rwanda. ni umwe mu basore banahuye na ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda hano mu gihugu cy'Ubufaransa, umusore ukomeje gukora ibigwi bitandukanye ndetse no kwandika amateka atandukanye. benshi bemeza yuko iyo tugiye mu njyana ya R&B cyangwa se tukarebera hamwe abakora injyana nk'iya Juno Kizigenza, rimwe mu basore bayoboye abandi bitewe n'indirimbo ashyira hanze, amahiti, uburyo akorana n'abahanzi ndetse n'uburyo akora ibintu bye gake gake atuje. gusa ariko Juno Kizigenza ikindi twagarukaho, murabyibuka nubwo yanyuze mu rukundo n'uwo bita Ariel Ways mu minsi yashize, ubwo Juno yarimo araserebura imyaka 5 amaze mu muziki, bongeye guhurira ku rubyiniro. kimwe mu bintu byashimishije cyane abakunzi babo ndetse n'abafana mu ndirimbo zabo, ni ibintu byagaragaye neza cyane. Ariel Ways mu ijwi rye ryuje ubuhanga ndetse n'ubuhangange bukomeye yasusurukije abitabiriye kiriya gitaramo, aho bafatanyije mu ndirimbo bita Away. ni imwe mu ndirimbo yakunzwe cyane mu myaka yashize ubwo bombi bari bakiri mu rukundo ruri kugurumana cyane. gusa ariko indirimbo bayiririmbye live abantu baravuga bati nubwo urukundo rutabahiriye
ariko imikoranire mu muziki irahari. Gusa munabyibuka wo bita Ariel Wayizi mu minsi yashize ari mu kiganiro no bita Taekwondo Ndahiro yamubajije ati se mu gihugu cy'u Rwanda ubona ari uwe muzitari mwakundana? Ariel Wayizi yavuze ati uwo twari gukundana cyangwa se uwo nabonaga byari gukunda ntago byigize bikunda, nyine ntago byaje kuduhira, niyo mpamvu rero mbona nta wundi usigaye. Ikigaragara ni uko urukundo yari afite n'uwo bita Juno Kizigenza rwari urukundo rukomeye cyane. Gusa ariko niyo urebye uburyo bagiye basohora indirimbo nyuma y'uko batandukanye, ni indirimbo ziri clear ndetse zihamye yuko aba bombi bari bagifitanye ibyiyumviro, cyangwa se tutaretse no kuvuga ibyari abantu banyuranye mu bihe bikomeye ndetse banagiranye umubano mwiza cyane wari ukomeye, kuko urebye indirimbo bagiye basohora babwirana amagambo atandukanye bikarenga bikanagaragara bikarenga ubuhanga bw'ubuhanzi ndetse n'abantu babakurikirana cyane bakabibona. Ni kimwe mu bintu abantu benshi bishimiye. Gusa ariko reka nsubikire hano ngushimire twa turi kumwe muri aka kanya. Ngiye nk'ibisanzwe ni Philox Aime, icyo ngusaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe tukajya tubana mu nkuru zitandukanye na handi zisanga ni hano kuri Philox TV show. Gusa ariko ibiganiro nk'ibi nakagaruka kandi ukeneye no kunkurikirana kuri platform zitandukanye hose ni Philox Aime Promoter, kanda subscribe ubundi tujye tubana buri munsi. Ndagushimiye cyane.